ukaba wazinze isura byakugendekeye bite? Sha nagize umunsi mubi pe. Uyu munsi uzi ko nabuze abakozi bose twakoranaga ku kazi. Yesu Kirisitu we! None se byagenze bite? Hari inkongi y'umuriro nyine yakomotse muri tano, buri muntu wese wari uhararapfa. Mbega ibintu biteye agahinda, gusa Imana ishimwe wowe yakurinze uracyari muzima. Gusa nyine mbwiza ukuri, aho hatsindwa ni gute wabashije kuharokoka? Sha sheri, ni Imana yabyikoreye pe. Numvaga mu nda hari kundye cyane, ndangije nifata akaruhuko ngo njye kuri tuwarete. Oh shit! Oh shit! Gusa wewe Imana ishimwe uracyari muzima. None se ubu twebwe byari kutugendekera biti iyo uramuka upfuye. Gusa rwose ntuba mfitiye impuhwe iyo miryango yabuze ababo, kuko ni bibi cyane. Gusa ahubwo iyo miryango igiye kubaho gute? Sheri biteye agahinda pe, ariko nyine nuko Oniyo yiyemeje guhereza buri muryango wose wapfushije uwayo miliyoni 10. Mana nyagasani we! Yego nyine sheri, nuko byagenze pe. None se niba bimeze gutyo, cyuye warokotse, ndifuza rwose nawe uba wapfiriyeyo. Ubu rwose uyu munsi ntago nakabaye ngiye kugaburira umuhungu wanjye ibishyimbo. Ariko uzi ko uyu munsi ndyamye narose wagiye mu iduka ricuruza imiringa wagiye kungurira impeta ikoze muri diyama. Ariko uzi ko nanjye izo nzu arizo nagize, ariko mama we niwe wayishyuye. Ariko buriya reka nkubwire, injiji wazigisha ndetse n'abasazi nabo wabavura, ariko buriya nabuze umuti w'ibigoryi pe. Ariko ubundi Mico ni gute wavuga gutyo koko? Iyo umugore umwe agukunze bakwita umugabo nyir'urugo, abagore babiri bagukunda bakakwita umugabo, noneho abagore benshi bo bagukunda rero bakakwita umukunzi. Iyo abagore 100 bagukunze bahita bakwita ikigirwamana, abagore 1000 rero bo bagukunda bagahita bakwita umuyobozi. Ariko iyo abagore bo mu isi yose bagukunze, aho ntago bakwita umuntu pe. Aho ngaho ubwo uba uri diyama, uri zahabu, uri rupi, uri dolari, uri yero cyangwa se uri yen. No. Ariko uyu munsi uzi ko natsinze muri loto, nkatsinda amadolari 5,000. It was at this moment that he knew. He fucked up. Tangira upakire rwose. Ibyo ni byiza cyane rwose. Mwese mpakira iki? Wowe ufata icyo ari cyo cyose ushaka, gusa umenye ngo uvuye muri ino nzu nimara gufata n'amafaranga. Numva ngo nitugera mu ijuru ngo ntihazabaho umugabo n'umugore. Ese byaba ari ibingibi ra? Ego nyine sheri, niyo mpamvu bahita mu ijuru, kugira ngo umugore n'umugabo nibaramuka bagezeyo bataza kurwanira. Ngaho rero mbwira buri kimwe, buri munsi yo nkukubise wowe n'ujya unsubiza. Ubwo ngemba nibaza ngo umujinya wawe ukontorora ute? Ngoropa tuwarete nkanayora ibishingwe mu kimoteri. None si ibyo bikagufasha iki? Nkoresha uburoso bwawe bw'amenyo n'ifoka hamwe na sahane yawe uriraho. Ngwiki amenyo yanjye mu kanwa kanjye, ariko wa mugore uzi ko uzanyica koko? Kandi narumvishe ngo umaze igihe ubwira buri muntu wese ngo ni ikigoryi. Oh shit! Umbabarire ntago nari nzi ko wabigize ibanga. No. None se ubundi uri iki uretse kuba uri ikigoryi cy'umwicanyi gusa? Ndi umwicanyi nyine, nicira abantu kugira ngo babone amafaranga. Ariko we kubera uri umugore wanjye, sha ndi bukwicira ubusa pe n'amafaranga ndi bukwake. Mwaramutse nyakubahwa. Yego, mwaramutse neza. None se nyakubahwa, ubundi tuwafashe gute? Umugore wanjye yarabuze. None se ubundi hashize ikingana iki umugore wabuze?
ukwezi kurashize. Ukwezi kose? None se niyo mpamvu yatumye umara igihe kingana gutya cyose utaza gutanga ikirego kuri polisi? Ubundi nyine nari nzi ko ari inzozi, ariko ejo nararebye mbona imyenda yanjye nifuza, mpita menya ko umugore wanjye yagiye yansize. None se ndagira ngo wimbwiye neza ubundi byanyeze dute kugira ngo umugore wawe? None se waba waramukubise cyangwa ukamutuka? Ndagira ngo umbwire kandi umbwize ukuri ntumbeshye. Nyakubahwa, yarabuze gusa pe, namwohereje guhaha, agiye nigeze agaruka. Ngo iki? None se ubundi ibyo ngibyo bishoboka bite? Yewe biranashoboka pe, kuko iminsi yashize yagiye ku nzu y'umuturanyi duturanye, aragenda afata imyenda yose bari banitse ku mugozi. None se ubundi icyo kibazo cyo kuba yareba imyenda y'abandi ibyo yabivugagaho iki? Yari arimo aravuga ngo ari kuyigura kuri online ra. Yewe niyo mpamvu rero mfite ubwoba, mvugana ubwo yagiye avuga ngo atagiye guhaha, ashobora kuba yaragezeho agakora ibintu bidakorwa rwose. Okay, urabizi noneho kubw'iyo mpamvu rero reka tubesereye noneho. None ndagira ngo umbwire ubundi yareshyaga ate? Yewe ntabyo nigeze nsuzuma. Ugize ngo iki? None se ubundi yarabyibushye cyangwa yarahorose? Nyine ntago yarahorose, mbanzi yarabyibushye. Ariko wa mugabo, ubundi ndagira ngo umbwire turimo turavuga ku mugore wawe cyangwa turimo turavuga ku muntu wo mu gasozi utazi? Ubundi se ibara ry'amaso ye ni irihe? Mbabarire nyakubahwa rwose, ibyo bintu ntago nigeze mbyitegereza. Ariko mana yanjye we, none usa umugabo none unagatangaza. Ndongera ndasubiramo, ibara ry'amaso y'umugore wawe ni irihe? Okay, sawa. None reka ngerageze nkorohereze. None ndagira ngo umbwire umusatsi w'umugore wawe wo wasaga gute? Yewe nanone mbabarire, kuko umusatsi we yicara wuhindagura uko bwije n'uko bukeye. Oh shit! Oh shit! None se icyo gihe yaremba imyenda isa gute? Rero sinzi neza nimba yari yambaye ikanzu cyangwa se yari yambaye ijipo. Oh no! None se ubwo urashaka kuvuga yuko umunsi yagendaga avuye mu rugo wowe utari uriyo? Yego nari mari. Ariko urabizi ntabwo rwose ndi bugwe muri ino mikino pe. None se ubundi yagiye n'imodoka cyangwa yagiye n'igare? Yego nyakubahwa. Okay, sawa rero noneho. None ndagira ngo umbwire ibara ry'imodoka yagiyemo, ubwoko bwayo na plaque zayo. Nyakubahwa, yari imodoka yanjye rwose ya Range Rover pe. Ni imodoka ya Sport SVR yakoze 2020, kandi ni moteri ya V6 itanga ingufu za 333 zifatanijwe hamwe na 8 yihuta ya Tiptronic, yihuta yoherejwe hamwe mu buryo bw'intoki kandi ifite amatara yuzuye ya LED akoresha diode yohereza urumuri ku murimo wose w'umucyo, kandi ifite n'igikonjo ndetse hariya ku muryango w'ibumoso. Kandi umva rekeraho. None se ubundi nyakubahwa ndagira ngo umbwire ubundi urimo ashaka umugore wawe cyangwa urashaka imodoka? Kandi rwose nyakubahwa ntugire ikibazo pe, imodoka yawe uri buze kuyibona. Ariko koko babivuze ukuri pe, injiji buryo wagisha ikamenya, kandi rwose n'umusazi nawe wamuvuza agakira. Ariko nyine nuko ikibabaje nuko nta muti uhari uvura ubugoryi nyine. I owed him up.